twongeye kubaha ikaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri cya kiganiro ko twise urufunguzo rw'imigisha ndetse n'imbaraga z'amasengesho, kuko nazo isengesho naryo n'urufunguzo rukingura imigisha yacu ikatugeraho. Rero duce bugufi tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko abanye natwe kandi waraturinze imisozi itambutse. N'uyu mwanya turaje rero imbere yawe kugira ngo dushobore gusangira ijambo ryawe. Humugisha umuntu wese uteze amatwi aho ari hose, data rimugereho kandi koko rukingura umutima we, wongere kumuganiriza, rishobore kumuha ibyiringiro, yongere kugira imbaraga zo gukomeza urugendo, kandi yongere kumvamo amasezerano amuhumuriza. Data mwiza, Mana yera, uduvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe, kandi turagushima yuko wari duhaye ururimi twumva, ndetse iyo no ku isi ijambo ryawe rirumvikana. Turagushimira n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwagiyeho kugira ngo umuntu wese rimusange aho ari. Fasha umuntu rero uryumva ikimumarira, kandi uzi bimukwiriye, muhera ubuntu muri iryo jambo bimuganirize. Zose tubisabye mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Muri iyi minsi turi mu bihe byo kwibuka cyangwa kuzirikana ukuntu Umwuka Wera yamanukiye ku ntumwa, kandi tuzirikana none ko ubwo Yesu yasubiye mu ijuru nyuma y'iminsi 40 amaze kuzuka, yereka abigishwa be ko yabahurije hamwe, kabwira ati mugube mu murwa muhindire yo data yabasezeranije ibyo nababwiye. Ababwira yuko bagomba kurindira rero umubatizo w'Umwuka Wera. Hanyuma rero bajya mu cyumba cyo hejuru barategereza. Umunsi wa Pentekote wari umunsi wa 10, nibwo Umwuka Wera nyine yamanukiye. Rero ndagira ngo uyu munsi turebe uko byagenze muri make. Ibyakozwe n'umwe ibice 2 murongo wa mbere kugera ku murongo wa 12. Ibyakozwe n'umwe ibice 2 murongo wa mbere kugera murongo wa 12. Handitse mutwe w'amagambo hejuru ngo uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. Munsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari mu ijuru, ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, babandi bavuga ururimi rw'iwabo, babandi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Murongo wa 7, barumirwa bose baratangara bati, mbese hose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turabapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Libiya gihereranye ni Kurene, n'abaroma b'abashyitsi n'abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'abakirete n'abantu n'abarabu. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. 12. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Ndetse n'uwa 13 nawo abandi barabanegura bati, basinzihira. Ini ni ijambo ry'Imana. Uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa. Rero koko n'ubundi imbaraga z'amasengesho zo zatumye ijuru rikinguka. Umwuka Wera w'Imana amanukira intumwa.
nk'uko twabivuze mu kanya. Yesu asize ababwiye agiye gusubira mu ijuru, abateraniza hamwe. Tubibona hariya mu gice cya mbere n'uburyo yakoze n'umwa murongo wa 4 n'uwa 5, ngo nuko bateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire yo data yabasezeranije ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Murongo wa 8 hepfo nanone cyo cya mbere, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzabaga bo kumpamya Yerusalemu muri Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Niko yababwiye agiye gusubira mu ijuru, arabaganiriza ati mugende murindire ibyo data wo mu ijuru yababwiye, n'ibyo nababwiye nanjye, ibyo mwasezeranijwe n'Imana mubitegereze. Yohana yabatirishaga amazi, mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Murindire uko bizagenda. Birashoboka yuko bamuje bati se mwami ko Yohana yabatirishaga amazi menshi, natwe yewe twarakoze uwo murimo, natwe twayabatijwemo, kandi none se umwuka wera kandi azatubatiza gute se? Abatiza ati nimugende murindire muzayibona bibagezeho, gusa mwumvire mutegereze. Ko tubwiye se mu minsi mike, ni iminsi ngana iki? Ntayo mubwiwe, mugende murindire gusa mutegereze. Nuko bati uyu mwami wacu yatubwiye yuko azapfa, yuko azazuka ku munsi wa 3, none koko niko byagenze, twarabibonye ibyo avuze byose ni ukuri, mureke tugende turindire tujye hamwe. Bajya mu cyumba cyo hejuru ngo barakinga, noneho bose bari hamwe bahuje umutima, bose barasenga, barategereza, barasenga, kugira ku munsi wa 10 umwuka wera yamanutse ava mu ijuru. Batse umwuka wera, buzura umwuka wera. Ariko hagati urumva ko bajyaga bibaza batazi ko bizagenda bite, umwuka azabatiza ate, kubatizwa ko tuzi ko ari ukushyura mu mazi, umwuka nta rundi rugero bari barabonye. Bavuga bati nibura azatubatiza nk'uko bakanaka batuje umwuka wera, nk'uko twabyumvise. Byari ijambo rishya ry'ubumvise, ariko bumva nyine kw'Imana ubivuze izi kuzabigeza. Umva nkubwire, si ngombwa nkubwire uko bizagenda kose naho bizaca hose, wowe wizere gusa isezerano ry'Uwiteka Imana. Ibyo yakubwiye Imana izabikora ku gihe cyayo, ku munsi wayo, n'uburyo izabikoramo ibibizi. Wowe ugira ukwizera gusa, wumvira Imana, uce bugufi, utuze, ube mu mwanya umwe, kandi ntugerageze ibitekerezo ngo wicire inzira wirwanirire. Wowe tegereza, wubaha Imana gusa, wumvira Imana, usenge, uyizere. Isaha igeze, isezerano rirasohora. Baragenda rero batuguye bivuze, reka dutegereze nk'uko twabibonye. Nanone umunsi wa Pentekote usohoye, umva neza, niko twasomye, umunsi wa Pentekote usohoye. Umva, iyo umunsi wawe wasohoye, igihe cyawe cyageze gisohoye, yisaha y'Imana igeze, nawe bya bindi wabwiwe birasohora. Aba nabo rero ntibari bazi igihe bizasohora. Rya sezerano ryo kwasa umwuka wera ntago bari bazi umunsi n'itariki n'isaha bizasohoreraho, ariko ngo umunsi usohoye, noneho mwuka wera amanuka arabatiza. Nawe ntiwamenya ari ryari, ntiwamenya ari uwuhe munsi cyangwa yihe tariki n'ukure kwezi, ariko umunsi wawe nawe ibyo wabwiwe n'Imana nihagera bizasohora. Gira ukwizera gusa, ugire kwiringira Imana yawe. Ku murongo twasomye wa mbere, ku munsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Umva, harimo amagambo 3, yumve neza. Namwe aho muri musenga muri iyi minsi, twinginga Imana ngo Mana, uko wamanuye umwuka wera akaza akabatiza intumwa zawe, natwe tugenderera twuzuza umwuka wera. Yewe zamaze kubatizwamo, ongera utuvugurure, twongeremo imbaraga,
n'abandi barindiriye kora ibitangaza mana, manuka kuko turabizi uracyabikora. Suka umwuka wera. Wumva ibintu bitatu ziri muri murongo. Icyambere, bose bari hamwe. Aho muri niba muri mu rugo nyine, niba hari ahandi musengera, muri hamwe, muri hamwe, muri hamwe. Icya kabiri, bari mu mwanya umwe, bari mu mwanya umwe, bose bari hamwe. Ni ukuvuga mu cyumba kimwe, aho abantu bari kumwe, aho muri niba ari mu nzu, ubwo ni aho ngaho. Ariko ushobora kuba uhari ku mubiri, umutima udahari. Mbese namwe muri mu mwanya umwe. Icya gatatu ngo bari bahuje umutima. Yego muri hamwe mu nzu, muri iyi minsi n'amateraniro abera mu nzu kuko mu muryango ari byiza, cyangwa n'abandi mwegeranye gutyo hari mukaba muri ahantu hamwe, aho murimo gusengera cyangwa munasengera nyine n'umunaganira ijambo ry'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko birimo gukorwa, nabyo ni byiza. Ariko muri uwo murongo, muri iyo gurupe ni imwe muyirimo, ariko si ikibazo. Noneho muri mu mwanya umwe, niba ari ijambo ririmo gutangwa, niba ari isengesho rizamuwe, muri mu mwanya umwe. Icya gatatu ngo bari bahuje umutima. Muhuje umutima se? Uru ni urufunguzo rw'imigisha kugira ngo icyifuzo abantu bahuriyeho bagisengera Imana igisubize. Mube mu mwanya, mube hamwe n'ibyo. None mube mu mwanya umwe, muhuze umutima. Imana irabikora, irabasuka umwuka wibuza, umwuka wera ugira bavugurure bahembure. Impano z'Imana zazimye zongere zatswe, izasinzire zikangurwe. Ababuze ibyiringiro bongere bumva imbaraga nshya zibakangura zibahembura. Nanone n'ibindi byifuzo mufite musengera muri kumwe no mu muryango wawe, ubanze mwumve ko muri mu nzu imwe koko. Ariko noneho mwe mu mwanya umwe, ariko hari mu mubiri gusa, imitima iri hanze. None kandi muhuze umutima. Urwo rufunguzo ruzakora neza, rukingura ijuru, imigisha ize, ibisubizo bize, ya masezerano asohozwe. Kandi noneho imbaraga z'isengesho ryanyu zizakora ibitangaza, zizagira ibyo zigizayo, zibikumire, zibikingirane, ibindi bisohoke bigende. Namwe muvaho mwari mukingiraniwe, mu ntege nke, mu bibazo, mu ngorane, Imana ibahagurutse musohoke mu izina rya Yesu. Noneho rero ku murongo wa kabiri kugera ku wa kane turabona ukuntu byagenze, ukuntu umwuka wera noneho yaje kumanukira inyuma muri iyo mirongo kuva wa kabiri kugera ku wa kane. Bamaze pa umwanya umwe, bamaze gusenga, bari bahuje umutima. Noneho wenda iminsi 10 yashize yose byashoboka yuko Imana yabonaga bari batarahuza umutima, batari mu mwanya umwe. Ariko uko barushaho kugenda baganira, bagenda bumva buzuzanya, bagenda bumva bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Noneho dore umusaruro wavuye muri murongo wa kabiri ni bya bice binundi byakoze n'intumwa. Nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Ntago bari bazi uko ribugende, ntibari bazi ko umwuka wera wabatiza, ntago bari bazi uko bikorwa. Ariko muri iyi mirongo ibiri ugenzuye buri jambo, wabona ukuntu byabagendekeye. Aya magambo 7 igiye kuyavuga yasubiramo. Irya mbere ngo umuriri wabatunguye uvuye mu ijuru. Ntabwo wavuye hasi mu gitaka, ntiwavuye mu kirere, wavuye mu ijuru. Umuriro batungura uvuye mu ijuru. Irya kabiri ngo wari umeze nk'umuyaga uhuha cyane, uhuha cyane. Irya gatatu nanone wakwiriye inzu bari bicayemo mu mfuruka zose, ukwiriye inzu bari bicayemo. Irya kane habonetse indimi zigabanije ngo zisa n'umuriro. Babona indimi ziraje ariko zisa n'umuriro, barabibona kuko bararebaga. Irya gatanu ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo.
irya gatandatu bose buzuzwa umwuka wera. Irya karindwi batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iyi Pentekote niyo nkwifuriza nawe. Aya magambo arakomeye, ntago twavuga kuri buri byose ngo dutinde, ariko nawe ubyumve wongere bisubiremo. Ni umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Umuriro watunguye uvuye mu ijuru, basenga batazi uko bazabatizwa, batazi umunsi bizabera, batazi uko bizakorwa, batazi uburyo bizakorwa. Ku munsi wa 10 umuriro batungura uvuye mu ijuru. Umva kibanye mwene data, komeza usenge nawe wizere batse umwuka wera. Ntabwo itariki ujye uyimenya, ntiwamenya igihe bizabera. Umubatizo w'amazi cyangwa nyine uko abantu babatiza mu myizerere yabo, abayobozi bategura umunsi, bategura isaha cyangwa n'ahantu naho bazabatiriza, n'abazabatiza bagategurwa, ndetse n'abazabatizwa bagategurwa. Ariko noneho umubatizo w'umwuka wera wo ntabwo itariki ipangwa n'umuntu, nta naho bategura ngo uzabatirizwa aha, nta n'umwana w'umuntu ukubatiza. Ni umwami Yesu Kristo ategura umunsi n'igihe n'isaha n'umwanya. Umaze kujya ku murongo mwiza ukumva aragutunguye, nawe utungurwe no kongera kuzuza umwuka w'Imana. Imana ikugarukeho, imbaraga z'Imana zikuzeho cyane, kandi nawe urindira umubatizo w'umwuka wera utungurwe kubatize. Ariko si nicyo cyifuzo gusa, n'ibindi byifuzo ufite. Iri ni isezerano ryasohoye umubatizo w'umwuka wera, nk'uko Yesu yabibwiye ati mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ariko ufite n'andi masezerano y'ibyo wasengeye, by'Imana yakubwiye, nawe utungurwe. Imana igutunguza ibisubizo bivuye ku Mana mu ijuru, mu izina rya Yesu. Izere, iryo ni ijambo ry'Imana. Nanone ngo wari umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Iyo bijera ibisubizo biza bifite imbaraga. Wari umeze nk'umuyaga uhuha cyane, biza bifite imbaraga. Nanone kandi ya gatatu ngo akwinzu bari bicayemo bose barabyumva. Iyo muyaga uza ntukwinzu ntuhuhe cyane, hari abatari kubyumva, ari uko bose baraje kwatsa umwuka wera, uwo muyaga barawumvise. Ukwira inzu bari bicayemo mu mfuruka zose, nawe niwe harimo n'ibyuma bindi ku ruhande, hose uwo muriri urahagera yewe. Noneho ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Mwuka wera agira ibimenyetso byinshi, hari ubwo amanuka nyine ngo asa n'inuma cyangwa ikimenyetso cyangwa amazi atemba meza, n'umufasha, ariko ngo n'uwo muriro. Aha ni nako Yohana yarabwiye abantu bamwumvaga igihe yabatirizaga abantu kuri rwa Yorodani abigisha. Muri Luka ibice 3:16 arabwira ati, genda babatirisha amazi kugira ngo mwihane, nibyo nshoboye, ariko inyuma yanjye hazaza undusha ubushobozi, nta nubwo binkwiriye gupfundura dushobora inkweto ze. Uwo nguwo rero niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Uko yabihanuye uko niko byabaye. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Mwuka wera n'umuriro nyine, iyo ari muri wowe, izo mbaraga z'Imana, umuriro waka muri wowe, nta biguhangara, biraza bigatwikwa. Nanone kandi umuriro uraza ugatwika intege zose byari bikurimo byose bikuruje, bigatwikwa, ukagira imbaraga zikomeye cyane. Umwuka wera yaraje, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ngo cya gatanu, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Noneho rero batangira bose kuvuga mu ndimi uko bari 120. Icyo ni ikimenyetso cy'uko baturiye umwuka wera. Bose ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, umwe akavuga urwo hawe, undi akavuga urwo hawe. Noneho icya karindwi, bose buzuzwa umwuka wera. Buzuzwa umwuka wera, bumva neza ko haburitse ikintu kidasanzwe muri bo, babaturiye umwuka wera. Noneho cya karindwi ngo batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Umva shitwari mwene data, aha ngaha isezerano rirasohoye, umwuka w'Imana aramanutse. Kandi rero ibyo ni ihame rizima bari bategereje. Turabibwirwa n'iki? Yuko umwuka wera tubatije, bagira n'ibihe byiza, bakumva baranezerewe, bagatanga ubuhamya, bararirimba se, barasenga. Batari ko twumva tumeze wenda nguko tumeze neza, ko twumva duhuje, ko twumva tunezerewe twese, aho sujumatizo umwuka wera. Oya, hagomba kuboneka ikimenyetso kidasanzwe, umwuka wera akabamanukira gutyo. Kandi kuvuga mu ndimi nyinshi zitandukanye ntago warasanzwe banabizi. Izo ndimi zavuzwe
bavuze indimi batanize. Umwe kumva aravuze atazi ibyo avuga ariko ari umwuka wera. Undi kugira ngo binahanywe neza yuko batwe umwuka wera, hagombaga ibimenyetso bifatika kandi bibiri by'uburyo bubiri, kugira ngo n'abantu baje babyumva cyangwa bakabireba bamenye neza, bahamye neza ko abantu koko abatwe umwuka wera ari ibintu bidasanzwe. Ibimenyetso bibiri ni ibi: icya mbere, hagombaga ikimenyetso kigaragara abantu bareba. Icya kabiri, hagombaga ikimenyetso abantu bumva. Niko byagenze mu bice bibiri hariya mu byakozwe n'ubundi umurongo 33, mu bice bibiri ku murongo wa 33 handitse ngo, nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Imana ishimwe. Uyu ni Petero abwira abantu bari bahuye baje kureba bumva, herega umushitsi warabaye abantu bose barabyumva, kandi imbaraga z'Imana zibazaho batangira kurangurura, baravuga cyane batagitinya. Noneho ubundi bari mu nzu bakinze bihishe batinya, ariko umwuka w'Imana bagezeho bararangurura, baravuga cyane. Abantu barumva baraza ati ibyo ni ibiki? Ariko babandi baje barabibonye, babona koko ibirimo by'umuriro biri hejuru yabo. Noneho kandi barabibona n'amaso yabo, barabibona. Icyo ni ikimenyetso gifatika. Barabibona. Ibyo byabaye ntabwo byari byagize bibaho. Bati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Habaye igishitsi cyinshi, habaye imbaraga zikomeye. Baje kureba, barebye kandi basanga ibintu by'umuriro biri hejuru yabo, imbaraga z'Imana zamanutse. None barabireba, barabibona. Abantu bari mu mwuka batareba, ariko babibonye, barabibuhamije. Ikindi nanone kandi barumva umwuka wera yamanutse, ibimenyetso byo biragaragara. Hari ibyo abantu bareba, babona ukuntu umwuka yakujuje, ndetse bakanumva, bagomba kumva. Bumvise ikirero, bumvise bavuga mu ndimi nshya. Icyo ni ikimenyetso maze umwuka wera. Uko usenga, uko ubona izo mbaraga, nubwo waba utabireba wowe, abandi barabireba musengana, cyangwa nanone kuvuga mu ndimi barakumva. Ibyo byombi rero biragaragara, byaragaragaye. Rero bimaze kugaragara ku murongo wa 5 kugera ku 12, twumvise aba bantu bari bahari bose, bari bavuye hirya no hino. Imana n'umukozi w'umuhanga yararitse abantu benshi munsi wa Pentecote, barasanga bafite ibyo bakoraho mu mihango yabo y'Abayuda, bagahura bishimira umusaruro, bishimira Imana yabakoreye. Noneho bari barahora baturutse Imana, bahuze ari benshi cyane. Imana itegereza kubikora kuri uwo munsi wa Pentecote. Hari abantu benshi uvuye impande n'impande. Abantu baragenda bariruka, birukira aho ngaho intumwa ziri, batigiye kureba ibyabaye hariya, batigiye kubireba. Umuntu umwe yaravuze ngo batungutse barebye ikiba cyo hejuru, ngo babonye rimwe ry'umuriro wo kwaka hejuru ya yanzu. Bagenda bihuta basaka bashaka kujya hari kuzimya. Bahageze basanga abantu barimo, ahubwo bari mu mbaraga zidasanzwe. Bamburimo kwaka, n'ubundi ibintu byabo birimo kwaka hejuru ya. Bahageze noneho rero ibyo babonye, ibyo bumvise, bumva babana baravuga mu ndimi nyinshi. Ikintu rero gitangaje nuko bumvise bavuga mu ndimi ziwabo ngo zakavukire. Niko twasomye. Bumvise amahanga yarahari n'abantu benshi. None se abasabanyagalilaya barabazanya, uyu nguyu se yarize? Abase bize hehe? None se ko tutababonye iwacu? None se ko nta shuri ry'indimi z'iwacu ziriraha? Aba bantu izi ni mavuga bazikuye hehe? Umva, izo ni imbaraga z'Imana, ni umwuka w'Imana, ni ukuvuga mu ndimi nyinshi.
ubundi ziriya ndimi zivugwa rero burya ziri mu buryo bubiri. Hari indimi koko zo mu ijuru, indimi utashobora kumva no kumenya hano mu isi, ariko hari indimi nanone zo mu isi umuntu ashobora kuvuga ururimi atararwize. Iri jambo twasomye rirabihamya. Buzuye umwuka wera batangira kuvuga mu ndimi nyinshi zitamenyekana zo mu ijuru birumvikana, abandi bavuga n'indimi noneho zimenyekana zizwi, kugira ngo n'abantu nabo babyumve bagira ibihamya batoko. Rero nta muntu wakwihangishaho ibintu nk'ibi, nta naho turabibona, nta naho turabyumva. Ndabumva abangaba bakavuga ati numvise jewe agasobanura bavuga uyu nguyu yavuga ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwacu, ati uyu nguyu yizeye. Batereka da uyu ni kanaka yari n'umurobyi, ni Petero yari umurobyi, uyu nawe yari uyu nguyu. Abangaba ntabwo bizi. Unati nanone se ko twumva kandi bahuje ururimi, ko twumva uyu muntu avuga ururimi rw'iwacu, baravuga ibitangaza by'Imana, nta nubwo bavuga ibibi, baravuga ibitangaza by'Imana mu rurimi rw'iwacu. Kandi wari abaswa batigishijwe, none ibi bintu mwasobanura mute? Abatambyi bakuru n'abandi bose bati muramenye mva ijuru ryakingutse, ntawe utangira umugambi w'Imana ngo bikunde. Bagenda ati mugaruke, batereka da turagaruka tujya, namwe muze mwumva ahubwo mudusobanurira ibi bintu. Petero yuzuye umwuka wera nibwo yabahamirije ati ibi ngibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri. Murebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, murakibitse. Imana yaravuze ngo niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasukura ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakanga barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banyu n'abaja banyu muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Umva neza arabivuga. Muravuga ngo kuki ngo bivuye, ndetse ngo barumiwe rwose. Abo baraho bose barumirwa kuko basubiye bati ujya uvuga ngo nabasazi, ntivuga ngo babuze ubwenge, baravuga mu ndimi z'iwacu batizi. Abandi nabo baragerageza bashaka guhimba ibindi bintu kugira ngo babuze abantu kubakurikira, ngo basinze buriya ngaho sinda nawe maze uvuge mu rurimi rwanjye numve. Basinze se ibyo banyweremo tubasanganye n'ibiki? Ntavuze ibindi, basinze iki? Basinze ihira. Mubasanganye ibyo banywereyemo se? Mubasanganye ibyo banywereyemo se? Mwese iyo munyoye mugasinda se ko mujya musinda muvuga mu ndimi mutize? Batoya. Petero yuzuye umwuka wera ati aba ntibasinze ihira nk'uko muvuga. Ahabwa ijambo arasohoka aravuga. Ubundi bari bikinge. Umva y'Imana yakurura imbaraga zayo, yagukingura kingura, iyo yaguhaye ijambo urarivuga kandi ukavuga ushize amanga, nawe Imana ikongeramo imbaraga n'amavuta. Wari ubuze ijambo rihabwa urivuge, ubwira abantu ubutumwa bwiza, babwira ubuhamya bwawe, kandi Imana ikuyobore. Ibyo utashobora kuvuga ubuvugishwe n'umwuka wera w'Imana n'imbaraga z'Imana, kandi ibyo Imana ibikora. Umaze iminsi utinya kuvuga ntunahamye, ariko noneho Yesu aguha imbaraga uhamye Yesu, uvuga ibyo yagukoreye. Petero ati nimwumve yemwe, aba ntibasinzihira nk'uko muvuga. Ni isaha gatatu y'umunsi, ntabwo kandi twaraye tunywa ntabyo twanywe mu musanza aha, ahubwo ibi ngibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri. Kandi murabifite muzo nyandiko, murabifite gusa mubifite nk'ibintu by'amagambo byavuzwe, ariko Imana yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Mwuka wera yadusutsweho rero, nibyo byasohoye. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, yabivuze kera, ariko igihe niki birasohoye rero. Nibyo byabaye uyu munsi wa none. Abantu bose baraceka, ntawongeye kuvuga, bana bacecekesha. Imana igitangaza yahuruje abantu benshi kugira ngo bamenye ibyabaye. Iyo nkuru ya Pentecote imenyekana, y'umwuka wera imenyekana, maze bikora kuri uwo munsi abantu bose bari bahuruye baje Yerusalemu. Nanone kandi ikora ukuntu yabararikira banyeganyeza, bose baraza. Abatangira ntibabakundira,
Petero aravuga arabigisha arababwira ati wa wundi mwishe mukamubamba yarazutse yasubiye mu ijuru niwe kandi usutse icyo mureba iki ngiki murakibona muranabyumva kandi noneho iryo jambo rya Petero ryaje gucumita mu mitima y'abari bari aho mwumve namwe ribacumita mu mitima ijambo n'imbaraga z'umwuka wera niko rikora noneho batangira kubaza ngo bagabo bene data tugire dute barabaza barabwira ati nimwihane mubatizwe muntu wese abatizwe mu mazi mu izina rya Yesu Kristo noneho namwe muzahabwa impano y'umwuka wera iri ni isezerano ryacu abari hano ndetse rizakwira no ku isi yose kandi mwikiza biki gihe biyobagiza abo biyobagiza biragagiza ibyo bazi ko byahanuwe na Yoweri kumukara azasukwa abo babashuka biyobagiza mubikize mubirinde mumenye yuko ari umwuka wera abatije nk'uko nyine byari byarahanuwe umva iki wanjye wera data abantu bose ngo baraho ngo abenshi ibaze nayo abantu 3 bose bitatu niko dusoma yavuze umwanga bice n'ubundi ukomeje 3 na 4 ukomeza mirongo hepfo abantu bagera ku 3 bose ngo baremera barihana barabatizwa baremera ibaza ariko abantu 3 bihanye uwo mwanya ubwo se ko bose batihanye urumva hari bateneye abantu bangana iki wenda byari 10 cyangwa 5 cyangwa 6 ariko 3 muri bakorwaho n'ijambo ry'Imana umva sa amaboko yawe so ubuhanga bwawe kwiga ni byiza ndetse no kugira ibyuzi bindi ni byiza n'ibyo ufite bindi ni byiza ariko umwuka w'Imana yagushoboza gukora ibintu bikomeye utaranize cyangwa waranize Imana iho gukoresha ariko umva ahangaha rero uyu ni Petero ari umurobyi ahamiriza abantu baraho hari nk'abatangi bakuru harimo n'abandi baje kurebera harimo n'abandi banditsi n'abandi b'abafarisayo n'abandi bakomeye cyane byabayobeye byabacanze bize n'indimi batari kuyu muntu ko tuzi ko atize kwavuga mu rurimi rw'iwacu rurimi atize wenda barangije wenda agenda akihara n'umuntu ati reka ngende muneke numve mbwira wize amashuri angahe ati ntayo wize he ati ntaho cyangwa nize gutya na gutya wize indimi se atoya rurimi ruraruzi atoya ibyo wavuze se urabiya nari numvaga nimo kuvugishwa n'Imana ko bavuga itanga ry'Imana muri muri wacu umva Imana yaserutse iyo kinguye ibitari byakunze birakunda bitaruzura bihabuka bimenya izo ni imbaraga z'Imana mwuka wera yatumye bavuga mu ndimi batigishijwe kandi hakoreka ibitanga Petero abahamiriza bose baraceceka kuko ntabwo yari Petero yari umwami Yesu muri Petero imbaraga z'umwuka wera aravuga bose kandi iryo jambo riragenda icumita mu mitima yabo ibagera mu mitima rirabahindura gabo bonyine barahinduka niyo bisabye ati nimutugire inama umva ati nimwihane mwese mubatizwe nange uzahabwa umwana w'umwuka wera birashoboka yuko yanabasengeye bamwe bakatsa umwuka wera n'uwo munsi barabateza muri ayo mazi uwo munsi niba byararangiye uwo munsi nibakurikije iminsi yose ariko babateje abantu 3 ugira ugenda ubona ukuntu bagiye biyongera n'abandi bongera bihana bakizwa babatizwa rero ciki bane mwene data ndagira ngo nongere nkwibutse muri iyi minsi tuzirikana umunsi wa Pentecote mwuka wera yamanukiye intumwa kandi hakoreka ibitangaza unavuga mu ndimi nyinshi ndetse batigeze biga nawe umwuka w'Imana kumanukire kandi wongere kumva uhawe izindi mbaraga umwumva ufaha amavuta yandi n'ubushobozi bwo guhamya Yesu no kumukorera no kumuvugira wari ucogoye wasubiye inyuma waranamutse yewe ntugikora uko wakoraga ntugisenga uko wasengaga wagiye mu ntege nke garukira Imana wakoze intege wagiye mu ntege nke zagukoresheje ndetse waracumuye wakoze ibya garukira Imana iragukunda humura senga kandi nawe mu mwanya umwe huza umutima n'abandi kandi wezwe Yesu aragukorera igitangaza byaje mu twasomye cy'ambere 80 ngo icyakora muzahabwa imbaraga
umwuka namanukira muzavuga ko mu Yerusalemu yose ni Yudaya Samariya no kugera ku marisi. Umva Imana ikuzuza imbaraga ugira ubutware bwo guhamya aho mu muryango wawe niho Yerusalemu ndo kwagiranya gutyo. Noneho Yudaya yose aho maturanyi bawe ndetse nabo musengana Samariya igerawe naho ukora naho ukorera ubahamirize kugira ko impare y'isi uko Imana igushoboje uvuga ubutumwa no kwikorana buhanga kandi usenge ntwizirikane wenyine usengere n'abandi muturanye nabo mukorana. Imana izabiguhera umugisha mukabere gusobanurira ijambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo nshaka kuvuga dusenge. Nawe urakeneye kuzura umwuka wera, wasubiye inyuma rwose, waracogoye, waranamutse. Imana yongeye kuzuza imbaraga zayo. Imana iracyabikora n'ubu kandi iracyabatiza mu mwuka, iracyavugurura abantu ikabahemura. Nawe Imana igufashe, wongere uyihamye, wongere uyikorere umurimo wayo. Bivuga ngo ntabwo tugiterana, oya, korera Imana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'Imana igushoboje. Aho uri hose wumve kuri umurimo w'Imana. Kandi nanone muvandimwe, waba utarakizwa nawe akira agakiza, umvira ijambo rikore ku mutima. Nk'uko abantu bari baje ari abanyedini batanakijwe, ariko bakora ku mitima, barihana, baca bugufi, barihana, nabo barakizwa. Nawe kizwa. Amaze iminsi uvuga ngo nzakizwa, kizwa. Inyigisho ni nyinshi turimo kubona muri kino gihe, ibiriho bikwigisha yuko ugomba guhindukira Imana nawe ukakira Umwami Yesu. Umwuka wera